komeza kugubwa neza udahwema kureba imari tugushyiriraho umunsi ku wundi n'iby'agaciro mu by'ukuri komeza udukurikirane ndetse unakore subscribe kugira ngo buri mari yose dushyizeho uzajye uyibona mu bambere 5/5. Iyi ni Nzuri Business Group Limited, tukaba tugufitiye isambu nini cyane kandi nziza yera imyaka ku buryo bwiza iherereye mu murenge wa Jari, akagari ka Nyakabungo, mudugudu wa Gitaba. Ni isambu nini cyane irimo ibice bitandukanye, hari n'igice kirimo ishyamba ndetse n'ahandi ho guhinga. Yose hamwe ifite metero kare 3668. Harahendutse cyane kuko igiciro cyaho ni miliyoni 50 gusa, zishobora no kuganirwaho. Ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi sambu Nzuri Business Group igurisha, wahamagara 0788488697 cyangwa se ugahamagara 0782220123. Ushobora no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha neza kuri feruje zo ku Muhima. Uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, aho niho dukorera. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube wanditse Nzuri Market. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu wanditse www.nzuri.rw. Nzuri Business Group, ikaze.